Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva i Yeruzalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye ntibamumenye. Yezu arababwira ati, ese icyo mugenda muvugana ni ibiki? Baherako barahagarara, ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kirofasi aramubaza ati, ni we wenyine uba i Yeruzalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Israheli. None uyu munsi ubaye uwa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati, mwabiburabwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yezu asa n'uwikomereza urugendo. Ariko bo baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya, arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira, adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yeruzalemu, bahasanga ba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
Yezu Kristo akuzwe. Dukomeje kwishimira ko Yezu Kristo yazutse. Uyu Yezu Kristo wazutse ni wa wundi wigize umuntu, umwe wari ijambo akigira umuntu akaza kubana natwe. Byose yabikoze abigiriye urukundo, yakundaga abantu, yakundaga abari ku isi, maze aza dusanga, aratwegera, aratwigisha, aradukunda karahava. Uwo jambo w'Imana wigize umuntu yavukiye mu Galileya, ariko igihe yatangiye ubuzima bwe bwa gitumwa, atangiye kwigisha ahagaragara, yagiye agaragara mu rugendo, akava Galileya agana i Yerusalemu, akongera akava i Yerusalemu akagana mu Galileya. Uko yagendaga ntiyagendaga yubitse umutwe, ntiyagendaga bucece, yagendaga atangaza inkuru nziza, kandi yari inkuru nziza y'umukiro, inkuru nziza y'amahoro, inkuru nziza y'urukundo. Igihe cyarageze, kubera umurengwe nyine uko twabyumvise, baramufata bamugirira nabi ndetse baramwica. Ariko urupfu ntirwagombaga kumuherana, kubera ko byari byaranditswe, kandi byanditswe byagombaga kugerwaho, gushyirwa mu bikorwa. Yagombaga kuzuka mu bapfuye. None uyu munsi twebwe twemera ko yazutse mu bapfuye, ndetse tukaba tubihamya, tubihagazeho, duhagaze ku maguru yombi ko yatsinze urupfu koko. Ibyo byahamijwe na bamwe mu bamubaga hafi umunsi ku wundi, ndetse barabidutangariza, kugeza n'uyu munsi bakomeje kubitangaza. Ariko ahangaha ndagira ngo twumve neza dushingiye kuri iri somo rya mbere. Isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Twumvise Petero ngo ahagararanye na ba 11 arangurura ijwi agira ati, bantu bo muri Yudeya, namwe mwese abatuye i Yerusalemu, mumenye neza ibi ngibi, kandi mutege amatwi amagambo yanjye. Aravuga ashize amanga, aravuga ashize amanga, nta bwoba, nta gihunga. Mutege amatwi neza amagambo yanjye. Yezu w'i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mwe, imukoresha ibitangaza, ibikorwa n'ibimenyetso bikomeye rwagati muri mwe, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu rero, bikurikije umugambi udakuka w'Imana, amaze gutangwa, mwaramwishe. Petero aravuga ashize amanga, kubera ko yuzuye imbaraga z'Imana. Yemera neza ko uwo yakurikiye ari umuntu ukomeye. Aravuga ashize amanga, agashimangira ijambo riturutse ku Mana, kandi ahamagarira abantu kwisubiraho no guhinduka. Bishe umwana w'Imana, ari we twari dutegerejeho agakiza. Arababwira ati, mwaramwishe. Niba rero twebwe twarahuye na Yezu, tukaba twaricaranye nawe,
tukamumenya amanyura umugati ndetse akaduhereza tukakira tukarya, twakora iki igihe tubona uwo nguwo wadukunze bamwica? Ese abo ngabo, abo bishi be twababwira iki? Abishi be ni bande? B'abanyabyaha, babandi banga kumva ijambo nyabuzima yaje atuzaniye. Ariko hari igihe dushobora kuba tutabasha gusobanukirwa n'ibyo atubwira kubera ko amaso yacu, amatwi yacu arafunze, ntabasha kumva. Ariko bavandimwe, igihe ni iki? Igihe ni iki cyo guhamya ukwemera kwacu. Twagiyeho turabatizwa, n'ubu turaririmba ngo ndi umukristo, ndi uwa Yesu. Ntimumbaze ngo nataye game cyangwa ibiki, ariko buri wese azirikane igihe aririmba iyo ndirimbo ndi umukristo, ndi uwa Yesu, nk'uko nasezeranye mbatizwa. Nibyo koko, urakomera kukwemera, ukanasaba ukwemera. Ariko igihe ni iki kugira ngo duhamye ukwemera kwacu? Petero arabiduhamiriza imbere y'iyi mbaga, aba bantu bo mu Yudeya ndetse n'ab'i Yerusalemu. Abo ni babandi bagendaga bakomera Yezu, nabambwe 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 ku musaraba. Arabamenyesha ko uwo muntu babambwe ari umwana w'Imana, atari rwo rupfu yarakwiriye. Arabamenyesha ko bakagombye guhinduka no kwisubiraho. Nyamara twebwe hari igihe tugeraho tukababa nk'ibindeba, ba ntibindeba, aho twakagombye kuhamya ukuri ugasanga duhisemo kwibera ba ntibindeba. Ukwemera kwawe guhagaze he? Uhagaze ute muri uko kwemera kwawe? Turabona aba bigishwa barimo abigishwa ba Emawusi, uko twabumvise mu ivanjiri, barimo baragenda nyuma y'ibyabereye i Yerusalemu, bakagenda baganira ibyo byabaye. Uko twavuze ko Yezu amaze gutangira ubutumwa bwe, ntabwo yicaraga hamwe. Tugenda twumva mu byanditswe bitagatifu ko yari mu rusisiro aha n'aha, yaganaga i Yerusalemu, yavaga i Yerusalemu yerekeza i Galileya. Aba ba Emawusi nabo barimo baragenda baratera intambwe, ariko baratera intambwe baganira ku byerekeye Yezu Kristo, baratera intambwe baganira ku byerekeye Imana. Ntabwo bari mu bujarwa, reka tureke kuvuga ubujarwa nyine bwa bundi tumenyereye kumva. Bo barimo baraganira ibyerekeye Imana. Abaganira ibyerekeye Imana, Imana irabasanga. Imana irabasanga. Yezu aje abasanga kubera ko barimo baraganira ibintu byiza nubwo batarabasha gusobanukirwa. Noneho rero iyo tuganira ibyerekeye Imana, kabone nubwo twaba tutarasobanukirwa, Imana iradusanga ikadufasha gusobanukirwa igihe twemeye kugendana nayo no kuyitega amatwi. Aba bigishwa rero bakiriye uyu waje abagana, maze agerageza kubasobanuza, kandi nabo ntibamuhinda, maze baramwakira baramusobanuza. Kugira ngo rero tubashe kwakira Imana mu buzima bwacu, ese dutegereje kubona abandi iyo Mana ije yigaragaza mu buhe buryo? Izaza yigaragaza mu buhe buryo? Kaba bigishwa ba Emawusi babonye ari umugenzi nkabo, ntibamuhinda. Iyo baza kumuhinda byagombaga kugenda bite?
aha rero niba twemera tukaba twarabashije kubatizwa nyine tukaba aba Kristo, aba Yezu, twakagombye kumenya ko tugomba kugendana n'abandi, na bagenzi bacu. Muri abo bagenzi bacu niho tuzabasha guhura n'Imana, niho tuzabasha guhura na Kristo wazutse. Noneho ba bandi baje badusanga, aho kugira ngo tubahinde, tubashe kumenya ko tugomba kubiyegereza, ahubwo tukabatega amatwi. Nyuma yaho kuri bo niho ibyishimo byacu bizaturuka. Abigishwa ba Emawusi bakiriye Yezu, bamaze kumwakira bamuteza amatwi, akomeje kubasobanuza, nabo bamuhaye icyo bafite. Ni wowe wenyine utazi ibyabereye i Yerusalemu, ibyo nibyo bashoboye kumva. Nawe arabasubije ati mwabiburabwenge. Aravuga nk'Imana nyine, aravuga nanone atababarira, aravuga nk'Imana. Bashoboraga kurakara cyangwa se bakababazwa n'imvugo ababwiye, ariko mu bwiyoroshye, mu bwicishe bugufi, bakomeje kumutega amatwi, kabone nubwo atangiye kubita ibiburabwenge. Ariko ushobora gusanga uwo muntu twakiriye ashobora kutubwira ijambo rimwe gusa yatwita ibiburabwenge, ugasanga tumuroshye hanze. Niba twari tumwakiriye iwacu, tumubwira tuti nyabuneka tuvira aha ngaha, ureke gukomeza kudutuka. Ubwo nibwo buzima cyangwa se imibereho ya muntu n'imyumvire ya muntu. Ariko logike y'Imana, ijambo ry'Imana rirashaka kutwumvisha bundi buryo uwamenye Imana, uwemera Imana agomba kubaho. Arabegereye, noneho nyuma yo kubatega amatwi atangiye kubigisha. Wa wundi witeguye kwakira Imana cyangwa se uwayakiriye muri we agomba guhora yiteguye gutega amatwi ijambo ry'Imana. Agomba guhora yiteguye gutega amatwi ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana dushobora kuryakira binyuze muri mugenzi wacu, umuvandimwe wacu. Noneho uko bagenda bageze imbere, Yezu amaze gukora umurimo ukomeye, amaze kubigisha, noneho agerageje kureba niba koko bafashe. Agize atya, afashe ikindi cyerekezo kugira ngo yigire mu yindi nzira. Ariko bo bari barabashije kwakira agakiza, babashije kubona wa mukiro wari waramaze kubamurikira. Noneho baramuvuze bati gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Mwibuke ko ari we wari wababwiye ati mwabiburabwenge, bataramumenya. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati. Mwibuke uyu muntu wababwiye mwabiburabwenge mwe, baramuraritse, ajyanye nabo ndetse bajyanye ku meza. Mu mibereho rero y'abakristu ba mbere n'ubundi yarangwaga n'ibi ngibi tumaze kumva. Ibi tumaze kumva mu ivanjiri. Abigishwa, abakristu ba mbere basangiraga byose, bagasangira ijambo ry'Imana, barangiza bakicara hamwe nanone bagafungura, bagasangira n'ibitunga umubiri. Amaze kubigisha, bamaze kwiga no kuganira ku byerekeye ijambo ry'Imana, noneho bagiye kureba noneho gushyira mu bikorwa igikorwa cya gikristo, wa mwitozo
ugomba kuranga abemera, wa mwitozo ugomba kuranga abana b'Imana, gusangira. Ntabwo ari ugusangira amagambo gusa, ibyanditswe gusa, ahubwo tugomba no kubibawemo mu buryo bufatika. Bamuraritse ku meza. Nanone kubera ko yari amaze gusanga babashije kumenya neza, barabashije kumva no gusobanukirwa n'inyigisho yaje abazaniye, mu gihe bari ku meza arongeye ashimangiye inyigisho ndetse n'isezerano rishya. Rya sezerano rishya agirana n'abantu, rya sezerano rivugurura isezerano rya kera. Aho kera isezerano ryagiraga riti muzambera umuryango nanjye nzababera Imana. None iryo sezerano rishya rivuguruwe noneho mu gutanga umubiri. Afashe umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Icyabuzeho ni ukubabwira ati ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Ariko yagiraga ngo abibutse iryo sezerano yari yaragiranye n'abantu nanone, kandi amaze kubahereza amaso yabo arahamuka, noneho baramumenya. Niba rero twemera tukaba turi abana b'Imana, tukaba twegera ameza matagatifu, twakagombye kwegera ameza matagatifu tumaze gusobanukirwa na rya jambo ry'Imana, tumaze kwihangana no mu bwiyoroshye no mu bwicishe bugufi, tugakomeza tugendana n'uwo wadukunze, tukamenya ko tugiye gusangira nawe, kandi ubwo buryo bwo gusangira akaba ari umwitozo mwiza ugomba kuturanga natwe mu mibereho yacu ya buri munsi. Noneho igihe duhawe wa mugati duherejwe ku meza matagatifu y'Imana, tukumva ko tutakagombye gukomeza kuba mu mwijima ukundi. Kandi umaze guhabwa uyu mugati, uko tubyumvise, bamaze guhumuka, hanyuma agira atya, arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Fata umwanya wongere wisuzume, utekereze uko wagiye ukura mu bukristo bwawe, experience wagiye unyuramo, uhuramo mu buzima bwawe bwa buri munsi, urebe nuko uhagaze ubu. Noneho wongere uhanga amaso Imana, wongere wumve ineza Imana yakugiriye. Noneho rero igikurikiraho ni iki? Ako kanya barahaguruka, bamaze guhumuka, bamaze gusobanukirwa, barahagurutse basubira i Yerusalemu. Ntabwo bahise biyicarira ngo bumve ko muri bya binezaneza bashyikiriye Imana nyine, ahubwo bahagurutse basubira i Yerusalemu. Gukora iki? Ntabwo bari bagiye kwibonekeza, ntabwo bari bigiriye mu bucuruzi bwabo, ntabwo bari bigiriye muri bizinesi zabo, ahubwo bari bagiye gutangaza ibyiza babonye. Wowe wamenye Imana rero, ese ibyo byiza wamenye cyangwa ibyiza wabonye wakiriye ku Mana n'ubwiza bwayo, ese ubimarisha iki? Ni ngombwa ko duhaguruka tugatera intambwe. Niba twaramenye ko Yezu Kristo yatsinze urupfu, tugomba guhaguruka tugatera intambwe, tugasubira iwacu. Iwacu ubwo ni iwacu mu mutima, cyangwa si iwacu mu rugo, cyangwa iwacu mu muryango remezo. Byaba ngombwa tukajya no mu muryango remezo w'abaturanyi, tukajya kubamenyesha inkuru nziza ko Yezu Kristo yazutse. Kandi tukaba nka Petero nanone, uko twabyumvise, hahandi adatinya kubwira abagira nabi ko bagomba guhinduka no kwisubiraho. Noneho
aho dusubiye tukabamenyesha inkuru nziza y'umukiro, tukabamenyesha inkuru nziza yerekeye izuka, kandi tugahamagarira abantu kugarukira Imana ndetse bakayikomeraho. Ngiyi impamba rero Kiliziya yaduteganyirije kuri uyu munsi kugira ngo tubashe kuyakira no kuyibyaza umusaruro. Nuko tugomba gukomera kwemera tukakwamamaza dushize amanga kugira ngo bose babashe kumenya Imana, kandi twese hamwe tukabashe kureka Imana itwigarurire, ubundi twese duharanire kwera imbuto zidushimisha, zishimisha bagenzi bacu, kandi zizadutera bya byishimo by'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe.